ibirimo kuza. Muzi gahunda dufite, gahunda murayizi ko hari icyumweru cy'ubuskuti yego, ariko hari gahunda y'uko abantu bose uyu munsi bambaye furari n'abarimo kwitegura kuzambara. Nitwa u Rwanda na Afurika bitezeho gahunda ya 2030. Gahunda ya 2030 murayizi? Ninde muntu uzi SDGs hano? SDGs nawe wize? Abantu bo muri Saint George bari hano ni bande? Muzamura amaboko. Muzamura amaboko we, mite mbaho ubutumwa. SDGs bivuga Sustainable Development Goals. Ni babyita gute mu Kinyarwanda arya Marse? Aya. Intego z'iterambere rirambye. Haruzi umubare wazo ni 17. Harimo iyo kurwanya inzara, harimo iyo kurwanya ubukene, harimo iyo guteza imbere uburezi, harimo iyo guteza imbere ihame ry'uburinganire, harimo iyo kurengera ubuzima bwo mu mazi, amafi n'ibindi binyabuzima biba mu mazi, harimo iyo kurengera ibinyabuzima biri ku butaka, life on land, hakabamo murumva ntari nibutse nyinshi. Abantu bo muri Saint George mbahaye mukoro chef. So wahagarara abari bo muri Saint George. Mu mezi 6 nzagaruka hano buri munsi ko turi aha ngaha. Mede mubamfatira video bose amasura yabo kandi turafata ifoto hano. Ngomba kuba mbabonamo buri muntu azambwira zose uko ari 17. Uri kumva? Ndaza no kubibwira abarezi. Ndabwira animatrice Aline azabyandika ahantu. Buri muntu azambwira zose uko ari 17, ubundi ambwire mu byibuze 2 yagize ikintu akora. Ari ukurengera ubutaka, ubuzima ku butaka, ntabwo tuzagira isi nziza muri 2030 dufite ama plastic. Ako hano mu kigo y'ama plastic mu gito arahari. Iyi si yo Hoya iyi ni plastic nziza. Iyi ngiyi yaratunganyizwe kugira ngo ifashe abakinnyi nkawe kugira. So icya kabiri, intego z'injya gihumbi. Muzi insanganyamatsiko y'iki cyumweru cy'ubuskuti? Gato insanganyamatsiko y'iki cyumweru iyi. Benita. Nahuye na Benita wa mbere i Kamonyi, mura na Benita wa kabiri Muhanga, mura na Princesse tugeze i Nyanza. Abantu ba hose nanyuze kuva Kamonyi, Muhanga, Ruhango ni Nyanza, bamwe ngo mbasuhuze. Bose ibyo bintu barabizi. Bazi insanganyamatsiko y'iki cyumweru. Insanganyamatsiko y'iki cyumweru ni chef ten. Uharanira iterambere rinoze. Mufite inshingano zo gutanga serivisi nziza, mugahanga udushya. Sinzi udushya muzahanga hano mu kigo, ariko ni inshingano zanyu, ntabwo tubibatereta. Turi kumvikana? Niba warasezeranye ukambara iyi furari, dufite inshingano yo kurinda isi, kuyibungabunga, kugira ngo tuzasigire abana bacu n'abana b'abana banyu. Muri kumva generasiyo zirimo. Yewe ndi kuvamo uko muri hano guhera kuri chef ten na ziri Princesse, Benita, Teto, ninza amazina ni bandera. Ako sindi kukwita izina ritari ryabo. Si Teto? Teto reka ndebe. Namwe mwese, sibyo? Mugomba guhera uyu munsi gutangira gutegura amagaba ngo ese ningira imyaka nk'iya Commissaire General iri gukaba ka 50. Abana banje bazaba bari mu isi imeze gute? Yishwe n'amaplastike, aho abantu bazaba bahumeka umwuka upfuye, aho abantu bazaba bafite inzara wa mugambi w'ikinyagihumbi ya mbere, aho abana bazaba biga nabi, ni wiga nabi hano ukabona amanota mabi,
uzajya mu isi yo hanze ukora akazi kabi, n'abana bawe probablement nabo uzabishyurire bige nabi, biga ahantu hatameze nko muri Ecole Notre Dame de la Providence. Turimo kujyana ubuskuti neza, ubuskuti neza. Mukobwa ukuye nawe n'undi mukobwa wanjye asezerana kuri 2020 asezerana muri 2023 kuri stade ya Muhanga. Ni njyewe wamubereye pare mwambika furari. Urumva nk'umuskuti ari cye kintu wakora kugira ngo muri 2030 cyangwa muri 2033 isi zaba ari nziza kurusha uko imeze uyu munsi. Twatera ibiti byinshi kugira ngo biduhe umwuka mwiza, turagira umwuka mwiza. Abzanaye! Abzanaye! Ni matebano bantu bari cyabara rya mukanya. Naringiye kubasubiramo. Aravuze ngo arumva twatera ibiti byinshi kugira ngo muri 2030 cyangwa 2033 tuzabe duhumeka umwuka mwiza. Samantha n'umukobwa wanjye murumva ariko ko biba birimo kuza. Namwe muri kubyumva nka gutyo. Urumva tuzawakora iki kugira ngo 2033 igihe Samantha azaba afite umwana w'umukobwa w'imyaka 18 wiga muri Notre Dame do Karubanda, tuzabe isi imeze neza kurusha uko imeze uyu munsi. Ugacana barabo. Urakoze. Jewe uko mbyumva muri 2030 ndikumva tugomba kuzaba twaraciye ikintu cya plastique muri iyi si kugira ngo ibinyabuzima ari byo ku isi ari byo ku butaka ndetse n'ibyo mu mazi bizagire ubuzima bwiza. Avzane! Mubaha amashyi bombi. Ngiye kubaha umukoro rero wanyu. Umukoro wa mbere nawuhaye chef uhagarariye Saint George. Mureka manje nshimira abantu bo muri Saint George. Urugero twatanze ngewe na Marcel niyigira imbere abasuhuza. Umugabo twabanye muri Saint George muri clan yo kuri université kuva muri 1999 kugeza muri 2005. Tukaza gutanga amahugurwa hano. Ari umuntu muri mwe bwo waravutse uvanye mani matrice ngira ngo na chef. Ago na chef ndabishidikana. So tukaza gutanga amahugurwa hano abashef bababanjirije, tukajya gutanga amahugurwa muri Sefoteke n'ahandi. Ngira ngo nshimire rero abantu bo muri Saint George bari hano muzamura akaboko. Nagira ngo mbashimire cyane chef tene wanyu ari he? Ari mu gifungo, hari igihe byari kugorana kugeza isaha ahagaze kandi atari buryo saa sita. Nawe muze kumushimira. Nagira ngo mbashimire abantu bo muri Saint George ko umuco twatangiye na ba Marcel muri 2005 no muri 1999 muri 1999 ni nabwo nabaye secrétaire w'inama y'ababyeyi hano. Bago mushiki wanjye wa mbere yarahize aharangije, uwa kabiri nawe arahiga. So uwo muco rero mwiza abantu bo muri Saint George muhamaje vuba. Murakoze cyane chef rero mukomerezeho. Ariko ubwo mise mbaye inshingano zivuga ngo amafoto ye bayafashe ndabizi. Samantha ifoto ye ndabizi kizabirimo. Teto ntuzambeshya ngo ntiwari uhari urimo. Na Karene wowe wambaye groupe scolaire de parents wowe wamusore witwa Shiryanyi wagana Sefoteke. Abantu bo muri Sefoteke nabo mubashimire cyane kuba babaje kuboneka. Wose wo muri Sefoteke na bagenzi babo bahaye umukoro rero abantu bo muri Saint George. Deje ibyo mwakoraga birahagije ni nabyiza, ariko ntabwo biryoshye cyane kubona umukobwa cyangwa umusore w'umuskuti muri 2026 dusigaje imyaka 4 kugira ngo SDGs zirangire. Zizarangira muri 2030.
mwagombye kuzimenya mukagira n'icyo muzikora. Chef ndabizi mukorana neza na Sashe mu animatrice, azabaha uburenganzira n'ubundi mwajyaga muzibasobanura uko ari 17. Nimero yanjye urayifite, nzabaha resources zirahari kuri internet, cyangwa muzasabe animatrice zibashakira. Numara kuzibabwira Chef Tene nazirare nazi kandi mu wa gatandatu umaze gushyiraho mwamaze gutora uzagusimbura ari he? Chef Tene izina ni ndari Megan. So Megan ubwo nazira zaba kikuri hafi kwa ko agomba no gukora transition, ariko ubwo niyo nzajya mbibaza uri mu wa kangahe? Biroroshye cyane, iyo turacyari ku wundi mwaka. Nyuma y'amezi 6 Chef wa Senje sinzi igihe azabirangira, ako nyuma y'amezi 6 buri muntu muri mwe azambwira ikintu yakoze kijyanye no kugira ngo SDG zarangire byibuze. Igihe abantu bazaba bari guserebura azazamura akaboko avuge ngo nanjye hari ikintu namaze nk'umuskuti wo muri NDP kugira ngo izi ntego zigerweho. Watora icupa rimwe, watera igiti kimwe, watunganya muri refe, wahinga igiti cy'avoka hano, buri muntu twavuganye uyu munsi ntabwo tuvuganiye ubusa, uzabyisha. Turabyemeranyijwe, ababyemera nibasaritinga mbere ngo n'abatarasezerana nyine muzamura igipfunsi nyine ntabwo akuri twabiye uskuti neza. Murakoze cyane rero, ndabakunda cyane, abi Muhanga barabakunda, abi Nyanza barabakunda, abi Kamonyi barabakunda, nabi Kigali twaturutse. Ndashaka umuntu umwe ubutumwa bw'abaskuti b'inyamagabe ko niho tugiye kujya. Ningerayo ndi bubabwire ko abaskuti bo muri Notre Dame de Karubanda n'abo muri Groupe Scolaire de Para n'abo muri Université y'u Rwanda muri classe Saint Georges baduhaye. Vuba si ngombwa Chef Tene cyangwa okay Nazir. Chef Tene. Neza. Ubutumwa twabahereza n'ib'inyamagabe twebwe nka Notre Dame de Karubanda hamwe na Groupe Scolaire de Para dufatanyije na classe Saint Georges ukora muri kaminuza y'u Rwanda. Turabasuhuje, turabakunda cyane kandi turabifuriza kuzagira byiza, ndetse dufatanyiriza hamwe mu kugera kuri izo ntego twemeje nk'abaskuti muri 2030. Murakoze. Abzane! Abzane! Hagira umuhamasi.